Nature speaks to our sense. mbere yuko mbaha imiti ngaho mutwibutsa amategeko agenga ubuzima imbagarike y'umuntu nangahe ni 10 ijya mbere umwuka mwiza icya kabiri mirire myiza gatatu iminywere kane imyitozo ngororamubiri gatanu izuba gatandatu ikiruhuko karindwi kwirinda ibisindisha cyangwa ibiyobyabwenge umunane kwizera Imana nanone 9 imyambarire 10 isuku muri rusange ibyo nibyo bidufasha kutuzanira iki ubuzima bwiza maze bikadufasha mu gukomeza amategeko 10 y'iki y'Imana. Linda Afya kora subscribe sabone. Imana yaduhaye imuti twababyica mbere amazi n'umuti mwiza wa mbere kuyanywa ubyutse kumanywa na nimugoroba atera umubiri gukomera no kugubwa neza. Yavuze ngo dusobanurire ku mazi uburyo twayakoresha mbere yo kurya. Mbere yo kurya ni ukubura utetse ibyo kurya biri ku ziko biri kubira utegereje kurya ukayanywa nibura hashira isaha cyangwa se iminota 30 ukabona kurya wayanyweye ubwo ukoresheje amazi neza. Ndabwo umaze kurya usabwa kutanywa amazi ubuzanywa amazi nyuma y'amasaha 3. Icyo ngabangikuyemo noneho ibyo kurya iyo umwuka guje gukangiriza umuntu maze hakabaho kwituma mu buryo bwihuse mu buryo iyo umuntu ari ibyo kurya basabwa kuzaja kubyituma nyuma y'amasaha 23. Iyo bitabaye ibyo ukaja kubyituma mbere uri mu masaha hasi ya 20 ubugwayi icyo bitaga diare amaraga bagakoze nabi. Ubwo iyo ndwara rero yo yakugezeho izaga ngicyorezo iranduraga ikanduza undi benuko y'abantu bari mu ngambi ikunze kuba satira cyangwa ahantu hari bwinshi bw'abantu yabisabwa gukoresha ibyatsi. Imana wari ibyatsi ngo yaduhaye byadufasha ubwo usabwa kunywa amazi menshi ugakoresha n'umunyu mwinshi n'isukari nyinshi. Ibyo ubivanze ugafata amazi n'isukari ukabivanga ubukozi serumu ubwo amazi gabagarasubira mu mubiri cyane. Noneho ubusabwa nanone kunywa icyo bitaga ugwanga ni ugufata ugwanga rugigwa no guteka romare cyangwa se time ikiyiko kimwe wamara kubiza muri maneko y'amazi ugashyiramo ibiyiko 4 by'ifu y'amasaka 4 by'ingano na 4 by'uburo. Ubukozi ugwanga ruba rwakuvura indwara nyinshi ariko iya mbere ni diare. Ibyatsi wakoresha ubwo wanywaho inusu y'iyo maneko wanywaho inusu mu gitondo induka yinywaho nimugoroba. Ibyatsi wakoresha ni iki? Igihe wafashwe na diare ikumereye nabi wafata icyatsi bita cyangwa se igiti bita ikivumu. Iki ku mwana mutoya ni ugufata amababi 6, ku muntu mukuru ni amababi 12 ukabiza muri maneko y'amazi. Ubijije muri maneko y'amazi amababi 12 ku muntu mukuru ni ukunywa ivere imwe nyuma y'isaha ukanywa indi vere nyuma y'isaha ukanywa indi vere kugeza aho birahagararira. Ntabwo wamara amasaha n'itari yahagarara. Iki diare ugafata umuvumu. Ndakeka ko buri muntu wese uzamenye ibanga ry'ikivumu azagitera iwe mu rugo.
ubwo hari umuntu utakizi ashyira hejuru tukimurangira utazi ikivumo. Niyo mwacura buno gusa ngarekeraho. Ku mwana mutoya ni amababi 6 ukabiza mu gakosi k'agaplastike. Ubwo uruhinja rwanywa ikiyiko, umwana w'amezi 6 kugeza ku mwaka ni ibiyiko 2, uri hejuru y'umwaka ni ibiyiko 3, uri hejuru y'imyaka 2 ni agakoroboyi, uri hejuru y'imyaka 6 ni inusu y'ivere, uri hejuru y'imyaka 13 ni ivere kuzamuka. Ubwo ikivumu kuko kitagira imbegu ni ugucishami gusa ugashinga kikamera ukaja uragikoresha uhuye n'ikibazo. Undi muti wa 3 wa 4, muti wa mbere navuze iki? Amazi ukavanga mu munyu n'isukari, isukari yariyo yose. Ariko utabonye isukari yo mu soko kuko nazo zihenze, wagura igisheke. Igisheke ufashwe na diare mwako kanya ukakijya ukagingingo nibura 4, diare irahagarara 4. Igisheke mu gihe uri kuyijya ugafata isukari cyangwa se umunyu ukavanga mu mazi bikabura ubwera cyane ukanywa, ubu uri kwiha serumu. Nanone ibyo hari igihe byaba nk'uko serumu zagorana mu bihe by'indamba, nk'uko waba wahunze udafite uburyo bwo kujya mu bitaro. Ntabwo bikuyeho kujya mu bitaro warwaye bene ubwo buryo. Ariko mu gihe abantu bari mu bihe ngibi basabwa gusobanukirwa niba. Ubwo ni umuti wa mbere navuze. Uwa kabiri ni ugwanga. Wasekura n'igitefu cy'amasaka nka kiriya, ugasekura ukanyuzamo amazi. Niba ufashe ng'amahundo ngane ukayasekura ugasuka muri maneko y'amazi ugakoroga, arangiza ukabiza gakeya ukanywa, nabyo birindaga diare. Nanone umuti ubwo ni uwa kabiri ni urwanga rw'amasaka cyangwa rw'ingano cyangwa rw'uburo. Nanone umuti wundi navuze ni igiti bita ikivumu, narangije kukibasobanurira. Umuti wa 5 ni amakara. Iki amakara, mbese iyo miti zose hari waburamo na gumi. Amakara wafata ifu y'amakara ugasekura, mbese ni ugusekura amakara gari go gose, ariko cyane cyane y'intusi, ukayayungurura, amara kuyungurura ugafata ikiyiko ukakinywa, ukakivanga mu vere y'amazi ukanywa, nyuma y'isaha ukongera ukanywa, bene ukugeza igihe diare iragenze ute irahagararira. Urwaye n'izindi ndwara wafata icyo bita remède le plus utile est du charbon. Amakara ni umuti mwiza ukenewe cyane, charbon de bois en poudre. Amakara yabeswa kakaba ifu, placé dans un sac et employé comme fermentation. C'est un remède très efficace, surtout trempé dans une infusion de renouée. Je l'ai conseillé dans des cas où les malades éprouvaient de vives douleurs et où les médecins ne pouvaient pas d'espoir de guérison. Ngo amakara uyu Ellen G. White ngo yarayakoresheje ngo mu gihe umuntu yarari kwiyumva uburibwe bukabije, afite umuriro mwinshi, ngo maze ngo munda hatari gukora neza, wamara arayanywa, uburibwe burashira, umuriro buragenda. Ubwo wafata gute? Wanywa yave cyakiyiko ukakivanga mu vere y'amazi ukanywa. Nanone wavanganya n'amavuta gari go gose, aramamesa cyangwa se amavuta gaherayo ukisiga mu mutwe na muno mu gituza, gripe ikagenda. Gripe ikagenza ute? Wari ibyakwangiriza, urukumva mu nda hari gukoroga, urukumva bitameze neza mu mutwe, mu gatwe k'umutwe kari kujyana, cyangwa urwaye umutwe wakaberetwa,
bene uko fata ayo makara uyakoreshe bizagukiza. Vous allez lire, mais si je pouvais donner à ce remède des noms étrangers, ngo baravuze ngo mwaseka cyane kandi mugatangara uwafata ifu y'amakara akayishyiraho irindi zina mutazi, maze ngo ari guhanga umuti wagenda gukakuvura ukibwira ngo ubwo muti wavuye kure. niko Ellen White yavuze. Koni de moi seul, maze iryo zina nashyiraho rikaba rizwi nanjye njyenyine. Il aurait plus d'efficacité. ubwo muti nguguhaye utazi ko ari amakara gwakugirira akamaro, ariko kuko uzi ko ari amakara ndawakwizera. Le remède le plus simple assiste la nature et ne laisse aucune trace nocive. uyu muti ngo guroroheje ngariko guja guvura umuntu mu mbagarike ye yose ntigusigemo n'akanda. Amakara gavura uburozi ubwo ari bwo bwose. ngo amakara gavuraga imbagarike y'umuntu kuva ku munwa gakamanuka gari gukiza mu nda ndigasigemo n'iki n'umwanda nabwo. ubwo wagwaye mu nda hari kukurya cyangwa mu kiziba cy'inda ufite indwara zo bitaga za kisite, fata amakara uyanywe nurangiza uyapfukire ku nda, ikibyimba kizameneka imbere. nimba ari ahantu habyimbye hizanye gusa, fata tungurusumu uyisekure, nurangiza kuyisekura uyikube ntihasigareho n'akababi naka cyangwa agakambe. nurangiza ufate amakara uyatobe mu tuzi dukeya, nurangiza gabakondo upfukire hahantu hazahita habyimbura, haba mu muhogo haba ku mubiri ahariho hose. nimba ari amenyo gari kukurya, fata amakara uyatsindagira uyakubishe mu menyo hazakira. nimba ari mu kibuno hari kukurya hemoroide, fata ayo makara uyavanganye n'amavuta gaherayo wisige mu kibuno hazashira hazoroha. nimba umwana ahiye, fata ayo makara uyavange n'amavuta y'amamesa ushiremo cyangwa unyanyagize mu bushe. bene uko je recommande le même traitement pour d'autres personnes souffrant de vives douleurs. uwo muti w'amakara nawutegetse abantu bafite uburibwe bwinshi benda gupfa. wari umuntu wari ugeze gupfa ari gusamba abaganga bamusezereye, wamara Ellen White aravuga afata amakara arayamuha, maze yamupfukirana hano mu mbavu. bigeze nyuma uwo mugwayi yagenze uti arakira. wari abantu bari bafashe urugendo maze bibabera ikibazo. maze bibabera ikibazo cyane, bamuhaye amakara urugendo ararukomeza ngo amara iminsi myinshi amerewe neza. uyu arambajije ngo mbese ngo tubwire umuti wa malariya. wa mbere nababwiye ni amakara. cya kabiri ni kenkina. ubonye kenkina ugafata ikiyiko ukakibiza mu mazi gangana na maneko, barangiza ukaguramo ahibere no mu gitondo, indi ku manywa indi nimugoroba, iminsi 3 mu cyumweru, ukazongera ukabisubiramo. nanone washaka icyo bitaga umurangara ugafata igikorwa kingana no kuboko n'ikiganza cyawe ukagisekura ukabiza muri maneko, ukaba ari umuntu mukuru n'ivere imwe, waje kwituma wahurutura inshuro 4, ukanywa amakara cyangwa se ukagisheke cyangwa ukanywa cya kivumu n'abagiye. bene uko rwitwaga bikakugera ukaba urakize malariya na fevre tifoide. bene
ngaba ndahavuye. Amakara ni meza cyane. Abazakenera iki kigwa ni ikigwa cya 30 ubutumwa bwakorewe mu muzingo wa kabiri bavuze ku makara cyane. Ntabwo nshaka kuhatinda. Amakara ni umuti mwiza cyane wadukoreshwa ku babaye ibitende bagakira. Bafite ikibazo cy'ubuhumekero cyangwa se cyo bitaga igituntu, aya makara gufata intusi, igikora cy'intusi n'amababi ndetse n'ububuto bwabyo ukabiza, wamara kubiza ugashyiramo ubuki. Nanone mu gihe uri kunywa umuti rimwe ugakurikiranya nibura amezi 3, buri rimwe mu gitondo n'indi nimugoroba ukabikora amezi 3, ukize indwara y'ubuhumekero bwa asima n'igituntu. Nimugoroba ukazanywa nibura ibiyiko 2 by'amavuta ya elayo. Hari indwara yitwa asima, iba indwara mbi cyane ituma umuntu ananirwa guhumeka. Hari izindi ndwara zihangayikishije abantu basabwa gukurikirana neza cyane. Hari indwara yo bitaga intandane, iyi nayo irembeje abantu muri iki gihe. Indwara y'ibyuririzi nayo irambukiranyaga, aho abantu baturiye ari benshi, hari ukujya mu kwihagarika aho abandi bihagaritse munsi. Iyo undi muntu yihagaritsemo yayirwaye nawe urayirwara, cyane cyane igitsina gore. Ariko nanone iterwaga n'umwanda, nanone igaterwa n'umugore wo kujya ahantu abandi bihagaritse hameze nabi. Iyi ndwara sinavuga ibimenyetso byayo, buri muntu wese ntawayoberwa yari yamugezeho, ariko uyivura neza ni ugukunda kwicara cyangwa kwivura no kuyikingira, ni ugukunda kwicara mu mazi y'akazuyazi. Wayirwaye biba bisabwa gukoresha icyatsi cyo bitaga imbatabata. Utakibona ugakoresha umugunda, utawubona ugakoresha kapusine, utayibona ugakoresha rumari. Ibyo byose birafasha. Kubabona icyatsi cyo kunywa ni ugukoresha ubushunguru. Utawubona waba utakuzi ukawunywa n'icyayi buri mu gitondo. Ubushunguru ntibunyobwa nimugoroba, ubunywa muri mu gitondo, umuti ushoboye. Wanywa ivere, wanywa agakosi k'agapurasitike, nta ngaruka byakugiraho. Ari utwite n'udatwite nta ngaruka yo kugira. Kuko gutumana kugorora no mu nda ababyeyi batwite, bigatuma birambura n'imigozi zizirika mu nda, abana bakamererwa neza, bugatera no gukira kw'abana. Abagize ubugumba kubukoresha. Utabonye ibyo, utabubonye, hari icyatsi cyo bitaga militeri gikunze guterwa nk'utuntu impande y'inzu. Natwe turafasha muri ubwo burwayi. Nabyo nta ngaruka kigira kandi kikavura n'impyiko. Hari ikindi cyo bitaga igifashi, kivura ubugumba ubwo ari bwo bwose, kikavura n'impyiko. Ababona ibyo bitaga karungu kurya mu byo kurya nayo yabafasha. Karoti nayo kurya nibura buri ku manywa, mu gitondo inzuzi zirihaza, nimugoroba wakunda gukoresha inzabibu cyangwa ingano zimeze. Uwo ni umuti mwiza uvura indwara y'intandane cyangwa se indwara bitaga trichomonasi. Rero Imana yaduhaye aya mategeko n'ibyaremwe kugira ngo bidufashe. Niyo mpamvu abantu basabwa kubikurikirana neza. Mu gitabo aho dusoreza, mu gitabo aho dusoreza mu gitabo cy'inama ku mirire, mu pajeho ya 542
baravuze ngo Dieu exige de son peuple qu'il soit tempérant en toutes choses. Imana ishaka ko abantu bayo baba abatambera muri byose. Imana ishaka ko ubwoko bwabo buba baki abatambera muri byose. Linda Africa. Kora subscribe, sabone.